murakoze Chancellor, murakoze Fandegir. Ngira ngo ndifuza gutanga ibitekerezo ku bimwe mu byabajijwe. Muhumuza uhagarariye One Nation Radio yabajije niba hari intwari zizashimwa cyangwa hari imidari zatangwa ku munsi w'intwari. Ngira ngo twumve neza ko umunsi w'intwari utandukanye n'umunsi wo gutanga amashimwe ku ntwari cyangwa gutoranya intwari. Urwego rw'intwari rufite uko rutegura ukora rwa bushakashatsi rutoranya abazahabwa imidari, hanyuma abamaze kuyihabwa nibo twizihiza nyine ku munsi wo kwizihiza umunsi w'intwari. Rero uriya munsi ntabwo ngira ngo niba bafite abo batoranyije ntabwo ari ngombwa ko byajya kuri uriya munsi. Uriya munsi wo no kwizihiza intwari zamaze kwemezwa zanabihembewe. Ubwo rero ntabwo ari umunsi wo gutanga amashimwe, ni umunsi wo kwizihiza intwari kugira ngo dukomeze kuzigiraho. Nta nubwo ari umunsi wo gutoranya intwari ko twizihiza izihari. Ndifuza kukijyaniranya n'icyo nyakubahwa Chancellor yavuzeho, kiriya cyo kuvuga ko hari icyiciro cy'intwari kiriya cy'ingenzi kidafite abantu bakiri muri uyu munsi. Ngira ngo twanabishimira urwego kuko bigaragaza ko kugira ngo batoranye intwari irimo kwitonda, kubikorana ubwitonzi, kuko aho kugira ngo abantu barwane no kuvuga ngo mwafasha abantu mubagira intwari atari zo, intwari zatinda kwemezwa ko ari zo ariko amaherezo zikazemezwa, kuko bamaze kuyemeza ubyibeshyeho gusubira inyuma ukagaragaza ko uwise intwari atari intwari byakutwara umwanya ndetse n'ibisobanuro byinshi kurusha ko uzemeza ko ari intwari uzamwemeza. Kuko intwari yo uriya kuba dufite izamaze kwemezwa niyo yaba imwe, kandi dufite izirenze imwe, niyo yaba imwe yaba ihagije ngo abanyarwanda babone aho bigira ubutwari. Ariko kuba dufite nyinshi ntabwo twavuga ngo dukeneye izindi nyinshi cyane tubone kumva ubutwari, ahubwo urwego rubishinzwe rwatoranya izindi ntwari rwitonze cyane nk'uko rwitondeye izamaze kwemezwa. Kugeza uyu munsi nta muntu uravuga ngo uyu muntu mwamugize intwari atariyo. Ubwo rero ni ikimenyetso cy'uko babikora neza, bagomeza no kubikorana ubwitonzi. Hari icyo Gakwaya yabajije kigaruka cyane ku bajisite, abarinzi b'igihango, ndetse anabihuza n'abo dufitanye amateka ajya kumera kimwe, niba hari icyo tubigiraho cyangwa uko bagomeza gukora ubushakashatsi no mu gihe cy'imyaka myinshi natwe ariko twabikora. Ntekereza ko ubushakashatsi burakorwa kandi buzakomeza gukorwa. Hari n'ibyo abantu bazamenya ku bantu batakiriho, wenda byari kugira umumaro kubashimira bariho, ariko bizagomeza kubaka u Rwanda niyo umuntu watanze uwo musanzu yaba atakiriho. Abarinzi b'igihango rero, buriya umuryango wa Unity Club ufatanyije na Komisiyo y'Ubumwe n'Ubwiyunge bagira umuhango wo kubatoranya no kubahemba no kurata ibigwi byabo, ku buryo ubwo butumwa nabwo butangwa neza, yaba mu mashuri yaba n'agaciro ubona ko nyakubahwa Perezida wa Repubulika buri gihe aha uwo mwanya. Ubutumwa buhatangirwa nabyo buba amasomo ku muryango w'Abanyarwanda, ku buryo ni igikorwa gifite agaciro kacyo, ariko kitinjira muri uyu munsi turimo ngo tuvuge ngo ubwo habaye abarinzi b'igihango bakaba barashimiwe nanone tubizane mu munsi w'intwari, kuko ntabwo hari hatanga uwo murongo, kandi uko bikorwa nabyo bikorwa neza, bagahabwa agaciro kabyo. Kandi abamaze guhabwa ariya mashimwe cyane cyane abariho, kuko hari n'abagizwe abarinzi b'igihango batakiriho, uko bikorwa kugeza uyu munsi birabashimisha, bikanatanga ubutumwa ku bakiri batoya. Icyo mwabajije rero ku banyapolitike, buriya guhuza inshingano umuntu yahawe no kuba byamugira intwari ntabwo ari byo. Buriya abanyapolitike bakora umurimo bahemberwa, kuba babikora neza ubwabyo ni imihigo bagiranye n'uwabahaye akazi, kandi baranabihemberwa. Bimwe bigenderwaho
kugira ngo umuntu agirirwe intwari arabyujuje umunyapolitiki wa none. Ushobora no gusanga abyujuje ariko abikesha inshingano afite, abikesha icyizere yagiriwe, n'undi washyiramo nawe ibyo akora nawe yabikora. Ntabwo rero byashingirwaho ko yagirwa intwari cyangwa se ngo tuvuge ngo niwe tugomba kwigiraho. Intwari z'u Rwanda nk'uko navuze ko niyo yaba imwe, ngira ngo ndabyemera ngaho n'abayobozi turi kumwe, yaba ihagije ko umutongero wayo wazadukurikirana. Naho ibindi by'abari mu myanya, kujya mu mwanya urabitoranyirizwa ugatumwa gukorera abanyarwanda, bikagira igihe bitangirira n'igihe bizarangirira. Ntabwo ari byo rero twareberaho ubutwari, kuko aho turebera ubutwari birahari, hari abanyapolitiki bashobora kuzaba intwari baba bariho cyangwa batakiriho, ariko ntabwo 100% ko wagizwe umunyapolitiki ugakora inshingano zawe neza bihita bikugira intwari, kuko ntabwo ikigira abantu intwari ari cyo gishingirwaho abantu bajya mu mirimo runaka. Ngira ngo uwakibajije yabaza niba mu Rwanda dufite abanyapolitike twareberaho icyitegererezo cyo kuba intwari. Ubwo rero reka twe kurebera ku banyapolitike kuba intwari, turebere ku ntwari kuko zirahari. Iyo tuza kuba nta ntwari dufite, twari kuvuga ngo reka turebere ku bayobozi kuko wenda bashobora kuzaba intwari, ariko kuba dufite intwari birahagije, nizo twareberaho kurusha kujya kurebera ku bantu bari mu nshingano bashinzwe, bemeye gukora kandi bahemberwa. Nyirango nongere mbashimire abo twabanye muri iki kiganiro, kandi rwose mbamenyeshe ko dufite umwanya muri iki cyumweru cyose. Umuntu ashobora kubura uko aza kuri radiyo imwe ari ku yindi, ariko nimukenera ko twagira ibyo twemeza gusobanura, Minisiteri y'Umuco n'Urubyiruko Cheno, dufite abanyarwanda benshi bashobora gutanga ibiganiro basangiza cyane cyane abakiri bato ubutwari. Kandi nongere guhamya ko nk'uko ibyo Daniel yabajije byo gutoza abakiri bato ubutwari, umuntu wese wifuza ko icyiza kiri mu muryango we cyaramba akwiye kugitoza umuto wahavutse, kuko niwe uzahamara igihe kinini ukurikije uko tubaho iyo hatabayeho ibyago. Ndabashimiye rero ko mwafashe uyu mwanya, kandi twizera ko muratugereza ku banyarwanda ubutumwa bwiza, kandi twese umuco w'ubutwari ugomeze kuturanga. Nyakubahwa Chancellor ndabashimiye, afande kandi namwe ndabashimiye ko uyu mwanya mwaduhaye. Murakoze.